Munyaneza jini kwa jini rabia jaja kwa jaja. Ndagusabye babyeyi uyu mugabo Munyaneza mutwereka aho aherereye muri aka kanya mukoresha imbaraga za basogokuru na basogokuruza. Muzamura umuriro uru rupapuro uyu muti utwereka icyerekezo cy'aho aherereye maze mu mukurure mu muzane mu mutugereza. Ntukure kamera. Niba uyu mugore baramutwaye umugabo hakaba hari uwamumutwaye turagira ngo mumushike mu muzane mu mutwereke babyeyi. Aya mazi mureba nayo mu nyanja muranyumva neza ariko kigaragara rero uyu mugabo kwa jina Yesu nizina rya Yesu ko biri kwaka ngiye gushika muzane jini kwa jini 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 rabia wabonye aho bafatiye umugabo wawe wa mwana baramufashe bamushyira muri prudence jangu wano wongeye kumuzana uramureba reba nguwo kamera gira hino Yesu we nuriya turashize mugoze kuri umugome Yesu mazi mu nyanja rebe jangu wano shanirire kuki watwaye umugabo w'abandi nari namufashe mufasira mu maso mbabarira wabikoreye So nitwa Gasore Pacifique inyanja y'amahoro abenshi muranzi ubu ngubu rero nkaba naje kwiyakira hano Amazing Beach ku Mashyuza ni Rubavu hano Gisenyi na ahantu heza hameze neza hari ifi nziza iryoshye muntu waba uturutse hagana ushaka kwiyakirira hano ku mazi ku Gisenyi kabisa ndakubwiye hano ku Mashyuza Amazing Beach nahanga urabona ko mvuye no mu mazi uroga hari ubwato urumva bakagutembereza ikiyaga cyose ebana antuka vraiment muntu utaziyakirira hano ebana unapoteza mujye mwishima mukiriho ubuzima ni bugufashe tuzapfata ubisige nzovugira icyo babwira. Nanjye nitwa Bahizi Venosti Nzovu alias Maître Nzovu nanjye ndi hano Igisenyi ku mazi Amazing Beach hano ku Mashyuza hano haba isamake iryoshye cyane isamake no ya mbere noneho bagukora agafiriti noneho bagukora ibyo bita micupu ibintu byose birahari kuko bakurobera isamake bayivanye mu Kivu bakayivanamo ihiye ugahita uyidama mu mavuta ugahita uyidama buri wese waba ushaka no gutembera mu kiyaga cya Kivu baragutembereza antuka vraiment muntu uturutse Kigali muntu uturutse hehe mu ntara zose zo mu Rwanda yakirira hano Amazing Beach ku Mashyuza ni imbere ya Brasserie gato kido. Reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wakoze subscribe mu gushimira cyane utarekora ni mwanya kugira ngo uyikore ujye basha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ndabemera cyane aho muba muri hose mu bice bigiye bitandukanye nitwa Bucece mu gace umwami byashuwe unyite Kiroso unyite kazi keshimba ndimo ngenda bagezaho kaba kagiye gatandukanye mwebwe njebege abajya nicara sinye ncika intege byanjye mba nkora byose amana nijoro zuba riva ndetse no muhe byose turakora cyane kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane sinjyananirwa mu byo mba nkora byose nibereye ku Gicumbi inyuma y'inzu y'umupfumu niho nibereye ku Gicumbi cya Nyamasheke ku Kivu nkuko muri kureba amazi ahangaha muri kureba akazo k'umupfumu kibereye mu mazi cameraman adufashe hano hejuru nkuko muri kubireba niho mba nagiye kubashakira inkuru ziba zigiye zitandukanye nahamagaye n'umuntu arambwira ati ndashaka ko ujya kusangiza inkuru abantu badukurikiye ariko rero ibintu byanjye ndatungurana ntago nteguza umuntu kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyangwa kugira ngo mbagerere mudagera cyangwa mutabasha kugera aho muri mu bice biba bigiye bitandukanye reka mbabwire ko mbemera cyane wowe utameze neza nkubwira ngo ihangane umunsi nimba utameze neza ejo uzamera neza cyane abankunda n'abanyanga ndabashuhuje kandi abanyanga mugabanye kwanga cyangwa kunyanga ariko ibyo ni akazi kanyu
byanga bikunda musankunda nta kundi niko biba bimeze, ni kazi kenshi ngomba gukora kandi mu gihe gikwiye. Rero umuntu ugiye kudusangiza inkuru reka muhamagare hafi y'amazi, nabanje kugwa gitumu kano kazu mugafate, aka kazu igira hino, aka kazu mugafate. Abana ni tuzu tw'ibyatsi tumwe twabarozi koko cyangwa tw'abapfumu, bamuri kugenda mubona bagiye bagira bitsimbamo. Ariko mana yanjye kera babyitaga ngo ni inzu za gakondo, ariko noneho zabaye iz'abapfumu. Abarozi ndabatinya, ariko abo yancika intege mu kazi kanyamba nkoko igira hino. Ngiye kuganira n'uyu muntu, hari inkuru agiye kudusangiza. Uraho neza? Igira hino gufate. Se ntago ugikunda kujya ku mazi? Ntago mbikunda. Ntago bikunda? Nyine kuyareba Justin nayareba ariko sinjya nyajyamo. Utishimye se? Sha oya ntago nakishima. Uzi impamvu naguhamagaye se? Banza wibwira abantu badukurikiye kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. None utubwira n'icyo baduhamagariye kugira ngo nabwiye abantu ko ahantu duhagaze ari ku nzu y'umupfumu turi inyuma yiwe, ahubwo tuvuge vuba kugira ngo atatugwa gitumu cyangwa ugasanga dutereje ibyo birozi bye. Amazina nitwa Karine, ndumva atari ngombwa kuvuga amazina yose, nta kintu bitwaye. Impamvu rero nishimye, mfite ikibazo gikomeye. Hari umukobwa yahoze ari inshuti yanjye cyane, inshuti magara, wa muntu uganiriza uriya muntu uganiriza ibintu byose nyine byose. Nyuma rero y'igihe yaje kuntwara umugabo, ubu tuvugana mbangiye nyene umugabo wanjye yaramusanze. Rero bandangiye umuganga bambwira ko ashobora kubikora, umugabo wanjye akagaruka. Ndavuga ngo reka nguhamagare tujyane koko twereke abanyarwanda niba ibintu ari byo cyangwa se babeshya. Kiri gicumbi nigeze kukizaho ni igicumbi cya Mukasa. Ki waje kwa Mukasa zugahitamo Mukasa. Cyane umuntu wandangiye arambwira ngo yagiyeyo nyene ikibazo birakora, nanjye ubwo ngiye kugerageza amahirwe ndebe niba biri bukunde ko. Okay, gahunda ugwe kujyanye niyo kugira ngo umugabo wanjye agaruke. Umugabo agaruke. Ngo bakoreke no gutwara umugabo. Yego. Yego. Ndi gukeka ko ari uwo mugore twahoze turi inshuti cyane. Arabikubwiye? Ndi kubikeka kuko hari umuntu w'inshuti yanjye yambwiye ko yamubonye, ariko sinjya mbyizera ko bishoboka ko yaba yaramubonye. Okay, reka tugende, ibindi byose urabimenye ugeze kwa Mukasa. Abantu badukurikiye bakomeze badukurikirana kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Wowe rero ikintu tugiye gukora ni iki? Wowe urabiyenza ute? Uraca ahangaha hariya kwa Mukasa, genda aca munsi kugira ngo atabona ko tujyanye, ubanze ugende ugereyo ndahita ngusangayo. Shani gifite ubwoba bwinshi, nubwo mbe ngiye mu bapfumu. Ugiye gupfumaguza? Abagore ni abagome. Abagore ni babi. Umugabo wamuretse ugashaka kubera icyo mbwira ngo nshaka undi. Akuze umuntu mubanye imyaka 5 igashira, uzi ngo aragezeho. Nawe Oyes, reka wowe cahanga cameraman. Ntunkuriho kamera. Wowe cahangaha genda ngenge buca. Ni mu mazi ariko ndakuramo inkweto ndazisiga ahangaha. Cameraman naramuka atwirukankanye. Ariko nganze naramuka atwirukankanye niremo inkweto ndaje nkwereke. Ngewe kukamera kuramo inkweto ntago nyancikira ijye mu kazi kanye, rero nibyo njya mbabwira, kandi ngomba gukora ko kakuye niko kanunze aho bafite. Inkweto nzisiza bakaziba ntataye. Kigali ni iki? Amazi nisanga ari maremare gaheramo nyine uko murabibona. Urupfu rwanye ndabapfuye nk'intwari ye kubashakira inkuru. Kamera twagiye gace hirya kandi hakwirwara sesirimo ahangaha shaze inkuru zizankoraho. Kamera bete yanjye gace mu mazi sanga ari harehare nkagwamo cyo mu mazi, ariko Yesu we sinzi no koga namutse nguyemo, ubwo nyine ntapfa, nyine napfira kuri kamera no si nta kundi. Ariko reka mbageze inkuru ziri turashize ni harehare. Cameraman ntazi no koga yene kuriyo narohama nangwa azengwa ndohamure kwa cinera Yesu. Wewe uzoka zindiriyemo
ariko gihe nicyo nshanda kigeraho paka yigezeho kamera ube hafi we ube hafi mfite ubwoba ndagaswe n'ipantaro yanjye yatose murabibona ariko nta kundi cyo nshanda kigeraho amaye ndinamye aha kazu kabapfu sinzokara kwa chinaye wetu zanyu simbona aho ncana ndurira he ndumva ari no gupfumaguza ahubwo ibi bintu biranjomba Yesu we kamera bandacaye kuza ahantu uca niza amaze kumupfumaguriza kwa chinare Yesu inguye mu mazi umva kamera betayari pana yanjye yinamye ariko iby'ipano simbireba ndi mu kazi po ndi mu kazi sha kamera yahageze kamera hano kunzamura we oh yes imbere watinye kwinjira wowe watinye kwinjira kubera iki wowe kiwe dore nguriye kasa kwagira mane muraho muga kimbere muraho kimbere nyine ndagenze manzu musuzi mwebwe muragenzwa n'iki hano ibi byo biri kunoga bakara ndera kuradanya musinza mbankoroga mara yanjye wakiteze byawo ndiko buri munsi nabyo ngo mukajye muza mu ntunga za kamera buri munsi murambiya gufite ubwoba mumva imbere bite byanyu gufite ubwoba muga yego gende kwari wowe wabiyo wanzanye ngaho ngo hari umukobwa twahoze turi inshuti si waravuze ko wari wamuhamagaye se ninjye wari waguhamagaye wowe wari ukumamagara okay ni karibu ngo byakugendekeye gute hano gufite ubwoba utagiye none mugabo wanjye baramuntwaye icara hasi aho ngaho ipantaro yanjye yatose ngo bagutwaye umugabo ngo mubigenze gute nyine hari umukobwa wari inshuti yanjye yaragiye yarantaye yaragutaye amaze igihe kingana icyo agutaye amaze umwaka agutaye umugabo wawe yitwa Venuste irindi Munyaneza ayo ni amazina se na nyina bamwise okay wowe witwa nde nitwa Karine witwa Karine Kare mama undebere inkweto bataziba ndakumva sha witwa Karina urambwiye umugabo wawe ni Munyaneza uru rupapuro rwanjye uri kurureba urwitegereza ureba aha ngaha ibintu by'umukara n'ibikimuga uyu ni umuti wanjye nkoresha iyo ngiye gushika kugira ngo ndebe aho umuntu aherereye niba umugabo we yaramutaye ku bushake cyangwa ari ikindi kibazo afite ndabibonera kuri uru rupapuro rwanjye nibwo ndamenya aho aherereye aho ariho tumenye niba hari n'uwamujyanye nabwo ndabibonera kuri uru rupapuro ntabwo wadushika ubu Munyaneza jini kwa jini rabia jajja kwa jajja ndagusabye babyeyi uyu mugabo Munyaneza mutwereka aho aherereye muri aka kanya mukoresha imbaraga za basogokuru na basogokuruza muzamura umuriro uru rupapuro uyu muti utwereka icyerekezo cy'aho aherereye maze mu mukurure mu muzane mu mutugereza ntukure kamera niba uyu mugore baramutwaye umugabo hakaba hari uwamumutwaye turagira ngo mumushike mu muzane mu mutwereke babyeyi aya mazi mureba nayo mu nyanja muranyumva neza ariko kigaragara rero uyu mugabo kwa Kinare Yesu nizina rya Yesu ko biri kwaka ngiye gushika bamuzane jini kwa jini rabia kwa Kinare basha
biriya bintu ku byatsi biratse ubu ngubu uyu muti niwo nkoresha iyo ndi gushika iki ni ikigaragaza ko umugabo w'uyu mugore baramumutwaye kuko nk'uko bireba urabona umutwaye wamushika ukamuzana tukamubona kuva umuriro wemeye kwaka ababyeyi bemeye kumufasha ndamushika uwamumutwaye ndamuzana rero dore umuntu wamumutwaye uyu muntu wamumutwaye ntago ari hafi aha ngaha ariko ushaka kwirukanka kugiye bakagupfumuriza kigaragara uyu mugabo n'ubundi asanzwe ajya mu bagore batandukanye dore sureba ku rupapuro ruhiye hano hagashya ariko aha ntihashye dore ese mvuga kuki ukorera hano hafi y'inyanja hano niho mbasha kuvugana n'imbaraga z'abakurambere nkavugana na madamu Samake nkavugana na za Saradini ahangaha niho nkoreshereza imbaraga za basogokuru na basogokuruza niyo mpamvu mba ndi gukorera ahangaha ku nyanja mwabana gusa amazi iki aya mazi ni ay'inyanja nk'uko ubona mba ndi hano ku nyanja n'ubundi iyo ngiye gushika nk'umuntu ngira ngo mushike mukuruye mu nyanja nkoresha aya mazi nkakoresha n'ihembe ryanjye karondozi nkahita mushika nkamuzana ese umuntu wamushika umuzane tumubone cyangwa muramubona n'amaso yanyu bana banjye ataraha utavuye aha ngaha reka mbabwire ntavuye aha ngaha ndamushika muzane muramubona hano ku nyanja ikindi ngira ngo mbabwire ureba aya mazi ariko ubundi se wowe kankubaze wa mudamu we akaguru kakurya ni akahe ndakubaza ni akaguru k'ibumoso umaze igihe kingana iki kakurya kiza nk'amezi 2 mu bitugu byawe se ntago umaze iminsi uri kumva uri gushya kandi uremerewe cyane ndabyumva aho se ibintu biba bikujya mu nda bimaze igihe kingana iki ubimaranye igihe kingana iki maze igihe gitonya nk'ukwezi se ko biri kugaragara ko nawe bakugiriyeyo wajya kubonana n'umugabo wawe ntumushimishe nk'uko bikwiriye ni ukubera iki utashimisha umugabo wawe kurinda abandi bagore bamugutwara dore umugore wa mbere wamugutwaye uyu ni umurozi kuko umugabo wawe bamurogeye muri puridansi bakoresha puridansi baragenda bamuzirikira ahantu ku buryo umugabo wawe adashobora kongera kugutekereza ageze n'iwawe ntashobora kongera gushyukwa uranyumva neza dore rero umugore wamugutwaye ari muri iki cyerekezo ubu ibi byose ureba ngiye kumushika dore ikikwereka rero ko bakugiriye amazi ntuyareba uyu ntiwari umuriro witegereze ureba ahangaha mu kanya uko bigiye kugenda mwana wanjye wiki turashize aho ubona ntukorana n'ibiginira ngiye ntabwo nkorana n'amagini ni ngiye muganga mukasandi dogiteri ntabwo ngiye nkorana n'amagini bana banjye uranyumva neza si ureba aya mazi gutya ari kugenda yirabura reba urabibona si ureba ahubwo wari ugiye no gupfa mu gihe gitoya ntubibona wari gutukura uyu mutukura kureba uyu nguyu reba itegereze urebe wowe wari ugiye gupfa bakugiriye wakana we ariko muri aka kanya ibyo bakoresheje byose ngiye kubikurura mbikwereke mwana wanjye uranyumva shaka turashize aya ni amazi yo mu nyanja nababwiye yuko sinjya nkunda abantu wese mu ihembe se kabari kubira Yesu we mpamvu rero nyasutse muri iri hembe ari kubira iri hembe niryo nkoresha iyo ngiye gushika mu abana banjye ari mabira uyu muntu watwaye uyu mugore umugabo ngiye kubanza nshika ibyo bakoresheje ari kubira ibintu byatuturumbukana oya nta kibazo we fata hano cana bana bari inyuma ya kamera nta nubwo bya ubundi ko ufite ubwoba ntago uzi ko wageze kwa muganga we ntangiye kukwereka ibimenyetso n'ibibazo byose wari ufite wowe urimo uratitira wititira hano ntago batitira uranyumva sha ufite ubwo waje gupfuma gusa jini kwa jini cana hano basha abarozi bafite imbaraga bagutwariye umugabo wa kikobwa we itonde neza mada uranyumva sha mwana wanjye aba barozi bafite imbaraga udakina cana ongera ucane ibintu byankikira ubwanwa cana basha jini kwa jini amahembe ahigurwa yandi icumu rishingurwa irindi nkoti ikurwa iyindi ibintu barogeyemo umugabo w'uyu mudamu witwa nde madamu kutavuga ariko
irindi ntabwo wizi wariyibagiwe wowe ngo twike ndi kukubaza ngo witwa nde icara hano wasano wirwe umukobwa cyangwa niba udashaka ngo ufasha nigendere witwa Karini irindi witwa Karini irindi abana turacenga ngo twiruke uranyumva neza jini kwa jini 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 rabia wabonye aho bafatiye umugabo wawe wa mwana baramufashe bamushyira muri prudence barangije bamuteza amahembe ikindi witegereze aya nama baba mugurutsa agera iwawe agahita aguruka uranyumva neza uranyumva sha witegereze urebe wabibonye iyi ni inyanja nkoresha mwana wanjye urabibona sha witegereze urebe umuntu wagutwariye umugabo wowe wari ugiye gupfurupfura utunguranye ariko ababyeyi barabihagaritse koma mu mashyi ushimira ababyeyi vuga ati babyeyi ndabashimiye ikiri ibihumbi 200 hano none ahangaha nkwereke nshika umugabo wawe muzana muga ko mfite ubwoba ikiri ibihumbi 200 hano ibihumbi 200 yego ni ibihumbi 200 wakana we ayo mafaranga ndayishyura yashyira hano mu ihembe ryanjye none rero wakana we ninjye Dogita Mukasa ndumuhanye umugabo wawe dore ibi bari baramukoreye iri niba bari mugurutsa kumwe agera iwawe agahita aguruka akagenda iki ngiki nicyo cyatuma adashobora kongera gushyukwa cyangwa ngo akantu ke keguke n'ubundi nta nubwo ajya narara arahagera agahita agenda agira ate agera mu rugo agahita agenda umugore wagutwariye umugabo yaragiye amumanika ahantu ngiye kumushika muzana ahangaha muri iyi nyanja umubone uyase koko nimara kumuzana umugabo wagarutse mu rugo uzibuke kuza gushimira ababyeyi uranyumva sha uramushika tumuzana turebe tumukuri kamera bana ukuro kamera kwagiye ukuro kamera we nabandi ibintu naye numwe ese muga ubwo no kuvuga ngo ugiye kumushikira ahangaha ku nyanja yego ndakumva mwana wanjye ugiye kumukurura umuzane ngiye kumukurura muzane mugaragaze nkoresheje ihembe ryanjye karondoze wa kana we mugara abantu bibaza imbaraga mu mufite nizi kuzimu ni imbaraga z'ibizimu ni imbaraga zimeze gutubundi wa mwana we ntabwo imbaraga nkoresha ari izi kuzimu ni imbaraga za basogokuru na basogokuruza kandi hagati yo wizeye Imana ukizera n'ababyeyi ibintu byose birashoboka urumva wa kana we okay bikore natwe ntago dukuraho kamera twirebere taza kudutubura turebe umva we madam vayo ngaho rambika ibyo bintu ufite uzangaho nka data sha iyi nyanja nabwiye ngo ndayiyobora ikanyumvira muranyumva iyi nyanja ndayiyobora ikanyumvira ubu ngubu ngiye kumushika nkoresheje irembe ryanjye karondozi mpite mutwika mukurure cana ahangaha ngiye kumushika mba nkoroga umushikire manga ngiye kumushikira mwahangaha muramubona hano mu nyanja mwabanamo cana reka ibintu by'ubwoba ariko hano uri kwa muganga ufite ubwoba bw'iki jini kwa jini kwa jini ara kwa jini jini kwa yes we man jangu wano nguwongeye kumuzana uramureba reba nguwo kamera gira hino yes we nuriya turashize mugoze kuri umugome yes mazi mu nyanja rebere jangu wano shanirire ukigira hino baba we mazi mu muriro mu nyanja vayo izina rya Yesu toka satani abandi ntago mbakunda muranye muka turashize uramuzi iwe ndamuzi Sharon ni wawe ujya mutarwanya muka ko bagiye kurwana kadiri cyumukoraho uwagutwariye umugabo namuzanye nguyu namubizanye
utagira icyo uranyumva kuki watwaye umugabo w'abandi kuki watwaye umugabo w'abandi nari naramufashe mufatira mu maso hano mbabarira wabikoreye mbabarira nakuzongera anangiwe kiganjye kugisoreza batankubita imico yo gutwara abagabo b'abandi wakuye hehe ko mbona ariko akazi ukora ntabwo azongera ntabwo uzongera uranyumva neza umva uremera kwishyura ibyo uyu nguyu yakoresheje byose urabyemera imico yo gutwara abagabo b'abandi ntabwo uzabisubiramo ntabwo uzabyongera ngewe ikiganiro ngiye kugisoreza ngaha nigendera muga kameramani tubisiga uku nguku subira iyo uturutse yesu kameramani inkuru nyishoreja muga numara kwishyura ayo mafaranga nibwo nzagukiza muga kuri umugome yesu we muga kuri umugome ye ntabwo ndi umugome ni akazi kanjye nshinzwe sinkunda abantu bahemukira abandi mwabana mwe muranyumva neza ibintu mbonyanga kameramani ikiganiro tugisoreza sinkunda abantu bahemukira abandi muga nimero zawe turazishyira abahemukira abandi bazakureba ibindi nta bindi ikiganiro ngishoreje ngaha muramuke